What up, people? Welcome to our YouTube channel. Make sure subscribe, comment, share, like, blah blah blah. Let's go. Let's get it. Mva uyu munsi ngiye kubajyana like the whole day, like daily vlog about my day. So mva nengeye ku kazi. Murabona nabanje niriya muri miroir. Ubundi njya muri tram, azin injyana ngiza ku kazi neza, azin ntega rimwe. Urumva ku bantu tugitega tutaratunga utuvuwatire twacu ndabasuje cyane umva, ariko ngiye hano sinzi ko njya muri office iminsi umva nta n'igihe ntanajyayo, so rero rwose okay, bref, so rero nari ndi kugenda ndavuga nti reka mbereke KFC ya hano. Muri kwibona umuntu wayibonye nambwire. KFC hano iba mu nzu imeze ukuntu, njye narumiwe. Actually hano hantu ndahakunda, nyine hari designed ukuntu, ndakunda. So rero hano iyo sama yageze umukona umuhungu ari wese ahava akagera aba yambaye ikabutura, mbese ni uniform. Njye narumiwe. Umva nyine iyo utambaye ikabutura uri umuhungu hano sama yageze ubanza babona utuzi. Njye nabibonye ukuntu nyine mba nsanzwe ntabibona. Tuba tumaze hafi umwaka nta muntu wambara ariko uyu ni umuhindu no muhungu wambaye ipantaro muri ntago ari umwenegihugu wa hano ndabizi. So rero baba bambaye amakabutura bose, ubona nyine bitangaje pe, kuko tuba tumaze igihe kinini twambara amapantaro azina abahungu. So rero nari ndi muri tram ndi kugenda, mba ngeze mu kazi, mfungura PC, urabizi mbanza nkagira ute nkanywa ikintu bita amazi mbere yuko nkora. Sinzi ni umuco byangiyemo nyine, mba numva iyo akantu k'ubukonje kamanutse k'amazi muri nge numva nyine ngize motivation, simbizi ariko that's how it is. Imibare ntabwo ibiri guhura, n'abantu benshi batubaza ngo dukora iki. Actually tuzakora Q&A tubasobanurire ariko ubundi ni ibintu bisanzwe birangawana nta birenze. Hanyuma umva hano miroir za hano zangoreweho cyaza, kuko mbese nyine ntago nyine uritunganya kamwe ndi umukobwa. Abakobwa mujye mu appreciating your bodies. Hanyuma rero twagize event ya Pride. So rero hano bari batubwiye turajya muri event for snacks and movie. I was like movie y'amasaha abiri ngo yego. Umva yese turicara turya ama snacks, murabona nta bintu byose byari bihari, wagenda gufata icyo ushatse and then ukicara ukara movie. Yari mu masaha y'akazi. Hano rero ikintu ngiye nabonye hanze bateye imbere, nyine ntago gukora cyane ngo usaze umutwe ntago bivuze ko badakora, ariko niba ari igihe cyo taking a break bayijyamo bayigiyemo, ntago ari ibintu nyine bajenjeka. Ako nyine this was about Pride, turi muri Pride month, so rero nibyo turimo and ndi kurya du snacks nyine azin muri kubibona. So filme muri kubona Paramount kwitangiye bro, filme yatangiye turareba dangiye, nagize ngo ntago biri seri, ngiye kubona mbona abantu baricaye baraza turareba. Snacks zirashira, round ya mbere tujya kuri round ya kangahe, ya kabiri bro. Abantu rero hano niba ari ikihe kibazo, mva nta kintu baba bari kurya, nyine ibintu biba bihari, nta muntu birya. Mbese mpita nibuka muri Afrika, nko ku ishuri bazanaga nk'ikintu Yesu twajyaga gutanguranwa. Hano rero wagira ngo babyirengagije nta ndwasi ko bihari, gusa nyine bararya tu bisanzwe biraho biri mu rugero, ntago ari ifemba ryacu dufite, ariko nta nubwo ari n'ifemba. Iyo ushatse ikintu uragenda ukagifata, pana zangeso abana twagiraga kera, ugashaka ikintu ukarurumba ukagira uti niba ushaka ikintu ugenda ugifata. Pizza zaje urabona ko zo zahise zishira mu munota umwe rwose, na amakarita angahe yahise ashira. Barabwira ati mwihute murasanga zishize. Rero hano iyo turi muri office turi kuganira, hano abantu bose dukorana bo muri Afrika twari twahuye, urumva turimo turatera story. Actually bari byiza byatari, turi kugana ku bintu byinshi. Hano nashatse no kubumvisha ibintu turi kuba, ariko byari biteye isoni, ntago nari kwishyiraho ngo mubyumve. Oh my god, wapi pe.
hanyuma rero ninjye wikoreye inzara, naraye nzikorana ko nijoro yesuwe, naraye nzikora, naguze ibyuma byose, mumbwire nimushaka ukuntu mbereka ukuntu nkora inzara zanjye, nubwo rwose bitabiri perfect ariko quand même ndazigendana, like ziri presentable, right? So hano rero mwami Mana, hano akazi kakomeje, turarimba hano turi gukora imibare yanze guhura. Nimuzamwumva imibare, mujye mwumva imibare y'amafaranga. Ubwo wenda mwashobora kwibwira ibintu umuntu aba gukora, ariko nyine ni imibare y'amafaranga, biba byanze guhura my dear. Ikindi ntago nge abantu bavuze ngo nkora muri call, ntago nge nkora muri call center. Actually umuntu afite amanama menshi kandi tuba turi benshi muri office, rero ugiye buri wese yitaba utambaye ekuteri nyine byabangamira abandi. Niyo mpamvu twambara ama ekuteri kugira ngo nyine utaza kubangamira abandi mu gihe ugize meeting anytime. Rero niyo mpamvu, so kuko nk'iyo ndi mu ntago nzambara, so rero niyo mpamvu. Hanyuma ngewe muri kubona ko ariko iyo byanze nkora kwishapuri banduga Mana ntabara, biranze guhura. Yesu umva hano akazi biba bimeze nabi my dear. Umuntu ayimahoronisha agaragara nkaho nta kibazo afite, ariko reba nkura mutipe nyicaye iruhande, hari aho noneho biba byanze neza. Umva rero igihe cyo gutaha kiragera. Hano rero umutwe wenda nko kukuvaho neza, uri bwati singira uburote ngeze mu rugo. Kandi mubonye kariya kanoze, mubonye kariya ka reception nkafite amateka. So hano rero twe tugeze mu nzira turi kugenda gufata tram, murabona ko biri green nyine sama yarageze. Oh my god hanyuma murabona kuna abana ba hano batwara amagare muri sama, kuko hano haba imihanda y'abanyamagare, ntago abanyamaguru n'abanyamagare bagenda ahantu hamwe, never. Iyo ugiye mu muhanda w'abanyamagare banakugonga. Hanyuma hano imodoka irubaha ikakureka ugatambuka, yaba uri ku muvuduko ungana gute irakureka ugatambuka iyo uri muri zebra cross. Hanyuma rero tram zo mumaje kuzimenyera, naraziberetse kenshi ku bantu batazizi. Ni kagufi ya nyine ngenda nadukunda turi ntago twihuta cyane. Hanyuma rero hano naberetse umwanda wa hano ni itabi, muri kubona ariko amatabi yuzuye hano hasi, witegereje neza turiya tuntu nako muri kubibona ni uduce tw'amatabi, mva twuzuye ahantu hose. Ngewe niwo mwanda uba hano. Ngewe narumiwe naburiye ngo mbereke ugahita ariko murebe ukuntu hano haba umwanda w'amatabi. Ngewe narumiwe cyakoze. Hanyuma rero ndi mu nzira ngenda, urabona ariko sama yahageze my dear. Amakabutura urukumva, mbese amakola magufi, ibintu byakomeye hano. Umva summer is in the corner. Actually tweze mu kwa gatandatu by the way, so rero it's summer already. Hari hashyushye ariko bigeze nijoro, kandi umva ahangaha saa 2 zari zanarenze, twe turi saa 3 ahari, ariko ureba ukuntu hasaga ku manywa wagira ngo turacyari nko mu masanga saa 10. Saa 12 bitangiye no kwirareba hano hari hakeye neza hakibona, kandi twe tugeze hafi saa 4. Muri kubyumva ariko ibirere bya hano noneho iyo turi muri winter, umvuze igihe bwirira saa 10 babwije. Oh my god, zamanywa bwahumanye bwije bya umva nyine ibyo bintu umuntu yakibibona kigera nyine hano azene tuvuga ati bise ni ibiki noneho biri kuba amasaka gushuka, ukajya ujya kuryama hakiri kare kubera ko muri winter nyine bwira hakiri kare. Hano rero muri summer utinda nyine uhora ikirere kiragushuka ngo aracyari kare, waraka isoko na seneza yize, kandi tukiri nko ku manywa ikirere kigaragaza ko turi nka saa 8 kandi turi saa 4 z'ijoro my dear. Oh my god, reba ariko sama yageze, amaguru y'abazungu uri kuyabona ko nyine myeru ahantu hose. Ubundi baba bifubitse duhora mu bikote. Oh my god. So rero hano narindi mu nzira naha, ndavuga nti reka mbereke azene ukuntu sama iri gusamaringa. Hanyuma rero tram hano ngiye hano nkihagera hari ibintu byancanze, ukuntu tram zinyuranamo n'imodoka ntibigongane. Yego tram ifite umuhanda wayo, ariko mana hari ukuntu mbona bishobora gusekurana azene. Ubu ngubu narabimenye
nyine narabimenyereye, ariko mbere twagendaga muzira nkabona neza biragunganye kandi nta n'ahantu biri bunahurire. So mbageze iwacu rero, iwacu murahazi nawe nongera kuhasubiramo. So nahise njya guca muri Bidronga, murayizi nyine ni agasoko duturanye kabotike, njya guhiga ikintu bita supaguru. Nayo nkeneye supaguru, njya kuyishaka ahantu Shesto Arno yari yandangiye, nagiye kwishaka ndayibura, ndahigahiga reka da, ahubwo nshiduka ndimo ndakumana yanjye ngandebera nawe ahantu nisanze mu mashikete no mu oh my god. So rero byarangiye mbibuze then nditahira. So ngayo nguko nuko umunsi wanjye wagenze. See you, ciao, ndabakunda cyane. Keep subscribing, commenting, liking, sharing. Bye bye.